mu mutima wanjye mpagaze kuri uyu musozi shima Imana. Amazina yanjye ni MUKALIBIYA. Hari umuvandimwe nasabye kaza kumfasha gusoma, anyemerere yegere hino, kandi nanjye ni munkundira munyemerere negere hano imbere ahangaha rwose. Imana ibahe umugisha. Hanyuma rero tugiye kuganira amagambo y'Imana. Nanezerewe cyane kandi nishimye, bifashije ngo kubera iki ijambo umubyeyi yavuzeho ariryo imitima yacu yatekerejeho uyu munsi. Ndazi ko umuvandimwe namuhaye message mu gitondo z'amagambo turi buganireho mu cyubahiro cye. Turasoma tugenda gace gace, tuganira ijambo ry'Imana, twumva icyo Umwuka abwira iki amatorero. Haleluya, amen. Imana ifite urukundo rwo gukunda twebwe ikaduha Yesu, kandi ifite urukundo rwo kuduha Yesu kugira ngo aducungure, kandi ifite urukundo rwo kuduha Yesu kugira ngo umwizera wese atagira gute yemwe atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Imana ishimwe. Nyinjira hano ijambo rya mbere Imana yatangaje munsi zuhuza yari muri Yesaya, amagambo avuga ngo kuri uyu musozi Imana izahakora ibirori. Ayo magambo sinzi niba mubasha kuba mutiwe, mwaba mumbabaje. Buri wese ubuhanuzi afite yicaranye hano, aramutse abutaye kandi ari nk'igiseke, ari nk'umushyitsi waje amusura. Hari igihe ubwira Imana ngo ikugenderere, ariko yakugenderera ntumenye ko ariyo yaje, kubera ko abarokore hari ibyo twamenyereye tukavuga ngo ni uko birasanzwe. Reka dusome ijambo ry'Imana. Turahera muri Petero wa mbere igice cya 2. Aragenda afasha tugendanamo gake gake, ariko intego y'ijambo ry'uyu munsi iravuga ngo niba ubivuze arabikora, ashyiraho n'itegeko. Haleluya, ni Yesu bivuze, ni Yesu bikoze, byongeye kandi aranategetse. Niyo ntego y'ijambo ry'uyu munsi. Reka dusome tugendana umurongo ku wundi. Imana imuhe umugisha. Petero wa mbere igice cya 2, turahera ku murongo wa mbere tugere ku 10. Urwandiko rwa mbere Petero yanditse ibice 2 duhereye ku murongo wa mbere kugeza ku 10. Urupapuro rwa 238. Umutwe w'amagambo aravuga ngo ibuye rizima n'ishyanga ryera. Ngo n'ibuye rizima n'ishyanga ryera, nuko mwiyambura igomwa rwose. Yesu aravuze ku ntego, aravuze ngo nuko mwiyambura igomwa ryose, n'uburiganya bwose, n'uburiganya bwose, n'uburyarya n'ishyari, n'uburyarya n'ishyari, no gusebanya kose. Mumere nk'impinja zivutse vuba. Mumere nk'impinja zivutse vuba. Imana ituganze cyane. Mu yandi magambo, imyambaro 5 kuri iyi tariki ugomba kwiyambura n'igomwa ryose, cyangwa se ubugome, igomwa ubugome, uburiganya bwose aribwo buhendanye. Ikintu n'umwambaro wa 3 n'uburyarya. Imana ishimwe cyane. Undi mwambaro wa 4 n'uw'ishyari. Undi mwambaro wa 5 gusebanya kose, mu kindi kinyarwanda cyuzuye ubuzimuzi, gufata amakuru yawe ukayashyira abandi. Ngiyi myambaro 5 Yesu avuze ko wiyambure, kandi arabikora. Araza kubikorera mu kindi gice turi buze kubona. Yesu niba ushaka ko akora kuko avuze akanategeka, iyi myambaro 5 mu izina rye uyambure. Haleluya. Dukomeze. Umere nk'impinja zivutse vuba. Umere umwana mutoya, nta cyaha, nta kosa, nta rwangano, nta nzika, nta macakubiri. Vuga ngo no mumarayika.
Imana ishimwe cyane. Mwifuza amata y'umwuka adafunguye. Mwifuza amata y'umwuka adafunguye. Bibiliya itubwira iki? Amata y'umwuka adafunguye hano bavuze ni ijambo ry'Imana. Ubuzima bwawe bwose nibutungwa n'ijambo ry'Imana uzabyibuha. Umubiri wawe wose niwakira ijambo ry'Imana n'ubugingo buzaba buzima. Imana ishimwe. Kugira ngo abakuze abageze ku gakiza. Aya mavuta y'umwuka we adafunguye niko gukura kwawe. Ntabwo wambwira ngo umuhanuzi wakuze ijambo ry'Imana urica ku ruhande. Ntabwo wambwira ngo ukoze mu gakiza udakunda Bibiliya ikirya iwawe. Ntabwo bishoboka. Kandi uretse no kuyitunga gusa, ahubwo kora iby'iryo jambo, ubikore ubishyire mu bikorwa. Nta kundi gukura mu mwuka ni ugusoma ijambo, bikakwimura ku kigero kimwe bikagushyira ku kindi. Mana idutabare cyane. Niba mwarasogongeye mukamenya ko mukamenya ko umwami agira neza. Aravuze ngo iki? Nimumwegere. Aravuze ngo nimumwegere. Niwe buyezi. Haleluya. Mana ishimwe. Yanzwe n'abantu. Niwe buyezi baryanzwe n'abantu. Dore ukuntu byanzwe n'abantu. Baramufashe, baramukubita, baramubamba, n'abigishwa be bagendanaga nabo bakimara kumufata buri wese yamushiriyeho, uretse abagore bamuherekeje bamuha amazi yo kunywa, barinda babona uko bamushyize ku musaraba. Ndagira ngo mubwire ngo wowe irinde guta Yesu ngo nuko wabonye ko bikomeye. Irinde gusiga Yesu, uzasanga impande zose arahari. Imana itugire neza cyane. Ariko ku Mana ryaratoranijwe. Niwe buye rizima ryanzwe n'abubatsi, ngo ariko ku Mana hari uwakwanga umwana wese, hari uwakwanga umwana we. Imana ishimwe cyane. Kristo imbere y'Imana ni umunyacyubahiro cyane, kandi Kristo ni nawe Mana. Ntiwabatandukanya na se. Bivuze ngo ufite uwo mwana ni ufite ubugingo. Kandi Imana irangije ibivuga neza, iravuga ngo ibintu byose biri muri Kristo. Nta hantu uzabishakira. Papa wawe azapfa gusa, mama wawe azataha, muyomba azataha, pasiteri azataha, ariko Kristo ni muzima. Niba utagipfa wowe urapfa kubera iki? Imana idutabare cyane. Namwe mwubakwe nk'amabuye mazima. Namwe ni mwubakwe nk'amabuye mazima, kugira ngo mube inzu y'umwuka n'ubwoko bw'abatambyi. Kugira ngo mube inzu y'umwuka n'ubwoko bw'abatambyi. Imana idutabare cyane. Reka nkubwire ikintu kimwe. Ibuye murarizi, iyi nzu ihagarariye ku mucanga cyangwa ihagarariye ku ibuye. Uru rusengero rw'Imana ruhagarariye ku ibuye. Niyo mpamvu naho hasi umuyaga umeze gute ntabwo ushobora kunyeganyeza. Ndakwinginze, aravuze ngo mwubakwe nk'amabuye mazima kugira ngo mube ishyanga rye. Mu yandi magambo, niwubaka nk'amabuye mazima ntawe uzakunyeganyeza. Iminsi, ibihe, ibigeragezo, umugabo, umugore, umwana ntabwo yabasha kukunyeganyeza. Kristo aguhagaritse neza. Imana idutabare cyane. Y'umwuka wera n'ubwoko bw'abatambyi bwera bwo gutamba ibitambo by'umwuka bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo. Iyo umaze kubakwa nk'amabuye mazima uhinduka ubwoko. Hari irindi poromosiyo, hari irindi zina. Ubu mutambyi wera, burya umutambyi ntabwo ari uyu wese tubona bahagaze hano. Buri wese agomba kuba igitambo. Haleluya. Nk'uko Kristo yabaye igitambo, yarangiza akadukuza, akaturera, akatubwira ngo simbasize nk'imfubyi, basigiye umwuka wera ari we mufasha. Bivuze ngo ntabwo dufite irungu muri Kristo kubera ko umwuka wera hano. Ababyumva muzamure haleluya. Imana ishimwe cyane. Kuko mu byanditswe harimo aya magambo ngo, mu byanditswe hari amagambo avuze
ngo dore ndashyira muri Siyoni ibuye rikomeza imfuruka. dore ndashyira muri Siyoni, dore ndashyira muri rusengero ibuye rikomeza iki? Imfuruka. Mu yandi magambo Imana ishyizeho urufatiro nina warusenge. Urufatiro rw'Imana ruracyahagaze rwanditseho amagambo ngo Uwiteka azi, Uwiteka arakuzi mama. Papa, Uwiteka arakuzi. Na mbere y'uko umuntu ukuvugaho habanje Imana. Mu yandi magambo uretse Kristo wenyine ushobora kugira icyakuvugaho, iby'umuntu byo birarangira kuko umuntu arapfa. Haleluya. Ariko Yesu aravuze ngo nawe ubwawe wubakwe n'amabuye mazima. Utuvuga ati ubu ngubu niba ndibwirizwa uwazana irindi buye akagerekaho ntabwo byanyeganyezwa. Mana ishimwe. Haleluya. Dukomeze twibuke. Dore ndashyira muri Siyoni ibuye rikomeza imfuruka ryatoranijwe kandi ry'igiciro cyinshi. Yego. Kandi uryizera ntazakorwa n'isoni. Imana ishimwe. Umuntu wizera ibuye ntabwo azagira gute? Kuki wumva ko isoni zagukora kubera ko runaka yahaserutse? Kuki wumva ko isoni zagukora kubera ko umugabo yagutaye? Kuki wumva ko isoni zigukoze kubera ko ubyara ugapfusha? Kuki wumva ko isoni zigukoze kubera ko utize kubyara? Kuki wumva ko isoni zigukoze kubera ko nyoko ubwe mwavuganye nabi? Reka nkubwire, Uwiteka wenyine gusa niwe mucamanza w'ibihe byose. Nuko Yesu wenyine gusa niwe mucamanza w'ibihe byose. Aravuze ngo ni ukuri mwubakwe nk'amabuye mazima. Nuko rero mwebwe ubwo mwizeye, nuko rero twebwe ubwo dufite kwizera muzi ko ari iby'igiciro cyinshi ko ni iby'igiciro cyinshi, naho kubanga kwizera, naho ku bantu batizeye ibuye abubatsi banze, ibuye abubatsi banze nibyo ryahindutse rikomeza imfuruka. Imana ishimwe cyane. Komera Imana amashyi niba ubyumvise. Ntuzakoma amashyi kugira ngo mbone ko wayagomye, ahubwo uzakoma amashyi kubera ko hari icyo wumvise. Aravuze ngo ibuye abubatsi bagize gute? Banze. Nibyo ryakomeje iki? Imfuruka. Uyu munsi turya kubera Kristo, nubwo twamubambye, nubwo twamukubise, niwe utwambika, nubwo twamutoteje niwe utugeza hano, nubwo twamuvuze nabi niwe udutambagiza. Ibuye abubatsi banze. Abo bajyanze rero ntubemo cyangwa se ngo ngebemo, ahubwo twebwe tuvuge ngo tugomba kuba ibuye rikomeza iki? Imfuruka. Imana ishimwe cyane. Ni ibuye risitaza n'urutare rugusha. Ni ibuye risitaza n'urutare rugusha. Wabyumvise? Wabyumvise ko Yesu yigisha umuntu? Ni ibuye risitaza. Iri buye rero, iri buye hari umuntu warisitayeho. Zerubabeli urangamukunda yasitaye kuri iri buye, akajya ahora avuga ngo uyu musozi ngewe urangambuye, akajya ahora aririmba ngo uyu musozi umereye nabi. Agira iyerekwa ntiyanasobanukirwa n'ibyo ari byo, ariko marayika araza agira ngo avugane na Zerubabeli. Zerubabeli ntiyabyitaho. Marayika aritegereza Zerubabeli abona ikibazo afite, ni umusozi uri imbere ye. Ngo marayika arangije arahindukira aravuga ngo wa musozi munini we wiyita iki? Haleluya. Imbere ya Zerubabeli muriya musozi hari harimo ibuye. Haleluya. Kandi iryo buye niryo Zerubabeli yahereyeho abona urufatiro rwo kubaka inzu y'Imana. Reka mbabwize ukuri, ibuye usitaraho niryo ripfunyitse mu bisubizo cyawe. Haleluya. Icyo kibazo ubona kikuremere hari inyuma mama, hari n'igisozi. Icyo kigerageza utinzemo baba, aho inyuma yacyo hari iki? Hari n'igisozi. Mana tugire neza cyane. Basitara ku ijambo ry'Imana ntibaryumvire kandi aribo ryagenewe. Basitara ku ijambo ry'Imana ntibaryumvire kandi aribo ryagize gute? Ryagenewe. Ahafungira aho ngaho. Gusitara ku ijambo ry'Imana. Abantu ishobora Imana yavuganye nabo kuri message yanditse, nibazamura ukuboko. Haleluya.
umuntu wese ufite urupapuro Imana yamwandikiye bwiza ni ukuri ntabwo Imana yavuganye nawe oya ntabwo yavuganye nawe niba waricaye ukihera mu buto bwawe ukihera umaze kwakira agakiza kugera uyu munsi nta kintu Imana yavuganye nawe Imana ishimwe yaravuze reka dusoreze mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka mwarimu yahanuyeho nawe ariko reka tuhasome Imana ishimwe turi ku ijambo rivuga ngo niwe ubivuze aranabikora agerekaho n'iki no gutegeka reka dusome ubutumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Luka cya 5 turahera ku murongo waho wa 17 ubundi dusenga Imana ni urupapuro rwa 63 tumwabwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka ibice 5 umurongo wa 17 amagambo Yesu akiza ikirema Yesu akiza ikirema Imana ishimwe niwe ubivuze aranabikora ashyiraho n'itegeko nuko ku munsi umwe muri iyo yarigishaga ngo nuko ku munsi umwe muri iyo minsi yarigishaga abafarisayo n'abigisha amategeko bari bicayeho bavuye mu birorero byo abafarisayo n'abigisha amategeko aba bantu turafite mu itorero n'abahanga abagenzuzi abasesenguzi abazi amategeko abazi ibyanditswe abumva yaravuganye nawe bose bari bicaye hafi ya Yesu ntabwo abafarisayo bajya bagenera bene data baba hafi kugira ngo bakore control y'ikintu cyose kuko batizeraga Yesu Imana itugirire neza icyaha uyu munsi ukumvira ibiki ugahindurwa n'ibimoroshye tukomeze bavuye mu birorero byose by'i Galilaya n'i Yudaya n'i Yerusalemu ngo bari bavuye i Galilaya n'i Yudaya n'i Yerusalemu abafarisayo urumva urugendo bakoze baratega mama abafarisayo baratega bakaza kugira ngo barebe icyo Imana ivuganye na Filadelfiya abafarisayo baratega kugira ngo baze kureba iyo Mana yo muri Filadelfiya batanga amatiki ariko ntibatanga icyacu batanga amatiki ariko ntibafasha abakene ariko baravuga ati reka tujye kureba Imana ishimwe ko bajye baza vuga ngo bajye baza kandi bahure na Yesu Imana ishimwe cyane kandi imbaraga z'umwami Imana zari muri we Yesu yari yibitse imbaraga igira gutema iki vuga ngo yibitse imbaraga bwira mugenzi wawe ngo yibitse imbaraga ndashaka kukubwira ngo uyu mugabo niwe ubivuze ni nawe ugiye kubikora kandi arabishimangiza itegeko yibitse imbaraga zishobora guhindurira amateka umuntu wese uri hano Imana ishimwe cyane nuko abagabo bazana umuntu mu ngobyi waremaye nuko abagabo baterura abagabo bane Imana y'umugisha abagabo mwe Imana y'umugisha Imana yabonye ko nta mugore waterura ingobyi nta n'uwo ndanabona ngo barangije bafata umuntu reka kubwira iki gitaramo Yesu yari arimo n'abafarisayo mwategesheje izabo Yesu nawe ahari hari abagabo hirya hariya bagikunze kujya mu bushishi bagikunze guheka bene babo baravuga tuko twamenye neza ko Yesu w'i Nazareti akora imirimo n'ibitangaza uyu muntu nitamusiga ahangaha ahubwo reka twebwe tumuterure tumujyane ngo bafate ingobyi ntawurahita ntawuratwara biriya byo yawe se ntawuraza n'aha Imana ishimwe ngo